igihe gisohoye Elizabeth arasama inda, amaze gusama inda abyara umwana w'umuhungu amwita Yohana. Amen. uwo mwana mu gihe mbere yuko bamwita iryo zina Yohana habanza kubaho ubw'urubanza, imiryango iraterana. Ise ntiyashoboraga kugira ikintu na kimwe avuga kuko yarategereje ibyo marayika w'Imana yamubwiye, kuko ugitegereje icyo Imana yavuganye nawe ntabwo umunsi wabona ubusobanuro. Ariko Imana ihagurukiye no kuza kwemeza abanzi bawe, ihagurukiye no kuza gukora iby'imbaraga. Imana imanukiye no kuza guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yahinduye amateka y'Abisiraheli. Abanyegiputa bari bazi ko bazabakoresha ubucakara igihe kirekire, ntabwo uzakoreshwa ubucakara igihe kirekire. Ntabwo umwanzi azakwigarurira igihe kirekire. Ntabwo ubuzima bwawe buzahora mu bucakara. Igihe kiragera nawe ukikorera, igihe kiragera nawe ugatanga akazi, ntabwo uzahora ukora akazi k'abandi. Abisiraheli nta buhungiro bari bafite, nta n'inzira bari bafite. Ariko Imana izana Mose, iramubwira ngo Mose va aho ngaho kwa Yetiro, uze ugenda ujye gukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Dore ndumva gutaka kwabo, ndumva umuniho wabo. Imana irumva umuniho wawe, Imana irumva gusenga kwawe, Imana irumva gusaba kwawe. Imana uyu munsi irahaguruka yumva gusaba kwawe. Ndajya nkubwire ngo Imana yumvishije gutaka kwawe, kuko ukiri mu mwanya wo gukizwa, ukiri mu mwanya wo gukora umurimo. Maze muri ako kanya, kuko Imana, isaha y'Imana yari igeze, Zakariya ngo yongera avuga imirimo n'ibitangaza by'Imana. Zakariya yongera avuga ngo niwe Imana ushobora byose. Zakariya yongera avuga ngo niwe Imana itajya ibasha kubeshya, niwe Imana itajya ibasha guhinduka. Haleluya. Ni Imana itajya ihinduka ku ijambo. Baririmbye ubusuramwuka bavuga ngo irinde ijambo Imana yavuze, ikarinda n'uwo yaribye kugira ngo irisohore. Wowe wavuganye n'Imana, Imana izarinda ijambo yavuganye nawe. Imana izarinda icyo yavuganye nawe. Nimba yarakubwiye urugo rwiza, Imana izarinda iryo jambo. Nimba yarakubwiye ubukwe, Imana izabirinda. Nimba yarakubwiye ngo uzakira, Imana izabirinda. Nimba Imana yaravuganye nawe kuzavamo umuntu ukomeye, Imana izabirinda. Imana yabwiye Dawidi kazavamo umuntu ukomeye, Imana irabirinda. Imana yabwiye Yosefu kazavamo umuntu ukomeye, azavamo umutware, Imana irabirinda. Yosefu yavuyemo umutware, ayobora mu gihugu cya Egiputa, haba umuntu ukomeye. Imana yarinze ijambo yavuze. N'uyu munsi Imana yongera irindi jambo avuze ku buzima bwawe. Mbabwiye ngo izakugirira neza, nubwo ikigaragazo cyaba gikomeye. Imana izakugirira neza, Imana izagukiza, Imana izakuremera ubundi buzima. Muri Mbyuzuramwuka aravuga ngo izarema indi si nshyashya itarimo umubabaro, irakuremera ubundi buzima bushyashya, butarimo agahinda, butarimo gupfundikanya, butarimo ubukode. Icyo Imana yavuganye nayo ntabwo kizahera, kuko igihe cy'Imana gisohoye. Zakariya agikora umurimo w'ubutambyi, igihe cy'Imana kigeze. Ngo imiryango iratera avuga ngo ntago tumwita Yohana. Abakera n'ubu ngubu musigaye mbona byaraje, ntago bakipfa kwita amazina batagendeye mu miryango, ugasanga umwana mwise izina ariko bashyizeho n'iryasi. Amen. Hanyuma uyu munsi n'abaravuga ati ntago turi bumwite Yohana, kuko nta muntu wo mu muryango wacu witwa Yohana. Babaza Zakariya ngo ati Zakariya tora, ese uyu mwana tumwite nde? Tumwite Yohana cyangwa tumwite izina? Ngo bagira ngo yandike hasi ngo abahe ikimenyetso, ngo ariko arangije aratobora aravuga ngo umwana yitwe Yohana, kuko ni isezerano ry'Imana. Yohana bisobanuye ubuntu bw'Imana. Yohana ni ubuntu Imana yari imuhaye, impano y'Imana. Haleluya. Ariko icyo gihe na Mariya yarahari, kuko biritubwira neza yuko igihe Elizabeth yari atwite, Mariya yagiye kubayo kugeza igihe umwana avukiye. Bivuze ngo mbere yuko Yesu aza, we na Yohana bari baziranye. Haleluya. Imana ishimwe.
ngarangije ngatoboye ngo bwa buragi buragenda, haravuga ndagira ngo ubwenge Imana nikora imirimo n'ibitanga. Icyakubuzaga gusabana n'Imana, icyakubuzaga umunezero, namwe nubwo umaranye agahinda igihe kirekire, nubwo ubaze umubabaro igihe kirekire, ukabumva nta kintu uri kubura mu buzima mu bw'ibifatika, ariko ukumva nta mahoro n'umunezero ufite, ndavuga ngo Yesu nagera mu buzima bwawe birahinduka mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza, Imana ikurwanirire, Imana yongere kuneshereza. Imana ikoze igitangaza, abantu bose baravuga ngo ni Imana igikoze. Uyu mukristo yihanganye akaguma ku birindiro, akabona ineza y'Imana, bamwe baravuga ngo uriya muntu yarasenze, ariko iyo acogoye baravuga ati n'undi wari ugiye gukizwa, baravuga ati mbese bariya bo ntibasengaga, uriya we ntiyari umuririmbyi, mbese ko yaguye. Ihangane ntuze gusubira inyuma, kuko Uwiteka ari buze kugendana nawe, kuko Uwiteka ari buze kukurwanirira, kuko Uwiteka ari buze kukuneshereza mu izina rya Yesu. Amen. Nyemerera dusenge dutabaza Imana, twinginga Imana igendane nawe mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ishobora byose, wowe uvuga bikabategeka bigakomera. Uyu munsi wakongera ukamanira impano z'umuntu, uyu munsi wakongera ukiyerekana, uyu munsi wakongera ukaganza, uyu munsi wakongera ugategeka, uyu munsi wakongera ugahindura ubuzima bw'umuntu wakumenye, kuko igihe gisohoye. Ngwino uganze kandi urusheho gutegeka mu izina rya Yesu senze nizeye. Amen. Utarafolowinga dufolowinge, kuko uzajya wumva icyo Imana ivugana nawe n'icyo Imana ikorana nawe. Hanyuma utarakora subscribe gikore, tujye dushyira ikiganiro uhita ukibona. Murakoze, Imana ibagire neza, Imana ibashoboze, Imana ibamugisha. Evangeliste Pierre ndabakunda.